ngiye kongera nk'akazu ka shuwadiro k'agashuwadiro gashaka 2.5 ariko ushobora kunegosiya. Urabona ko muri uyu mujyi wa Kigali kubaka ntabwo ari ibintu byoroshye. Aha rero uramutse uguze aka kazu uri umwe mu bantu baba batomboye kuko kari muri pariseri ngari. Iyi pariseri yo ni ngari rwose. Murabona ko kenda kwegera umuhanda. Uyu ni umuhanda kari hano mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyagasozi. Ngira ngo urabona ko kenda kwegera umuhanda ni kariya. Reka nze mu gihe mbere yo kujyayo mbereke inzira ishobora kujyayo byoroshye. Dore ngiyi inzira ishobora kujyayo byoroshye, dore n'iyi. Reka tubereke n'indi rero. Gafite inzira ebyiri zishoboka ko wabigeraho byoroshye. Reka nze nkakwereke. Gafite pariseri irimo ubuso nka 170. Tujyeyo. Aba ni abakiriya nibagatwara uraza ukigurira rwose. Reka tukwereke undi muntu. Dore ngaka urabona uko kameze. Pariseri yako iragera hepfo. Hepfo hafite 15, kuzamuka hafite 18. Uru ruhande rwo hino rwo rushobora kuba rufite na 20. Urumva ko hagati y'170 na 200 ntabwo byabura. Urabona akazu karimo n'aka. Dore uko gateye. Ni ahantu heza mubona ko hateretse, haratuwe. Ngira ngo muri kubibona icyerekezo cyaho. Ni ahantu hatuwe. Aha ntabwo harimo. Ni aka shuwadiro rwose. Kari ahantu heza muri karitsiye nziza. Aka kazu uje ukanegosiya kuri ariya mafaranga bakaguha. Nkeka ko n'200 bashobora kuyafata. Wagakunze ariko ukaba ufite gahunda atari bya bindi by'inzagihe, nayo bayafata 200. Murabona ko ni ahantu heza cyane, hafi n'umuhanda, hafi n'isantere, aho umwana atazajya agorwa no kujya ku ishuri bimugoye. Ni ahantu heza rwose hagendeka. Ni aho ngaho rero. Reka tuze kubonana mu yindi video. Reba ako kadirishya. Ni gatoya.